Yes, nimenya vuba TV ndakubwiye ngo twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi nomwe. Uyu munsi nkibisanzwe kagace kahariwe ijambo ry'Imana, kagace twavuze duti abakunzi bamenya vuba dukwiriye kujya tubagezaho guhimbaza Imana cyangwa se tukavuga ijambo ry'Imana. Turi kumwe nande? Turi kumwe na Pastor Peter. Muhorana nande? Na Bokarif. Uyu munsi rero nifuje kuganira n'umukozi w'Imana Pastor Peter kugira ngo agire ibibazo bimwe na bimwe ansubiza cyangwa se aganiriza abantu bakurikirana Menya Vuba TV ndetse na societe nyarwanda yose muri rusange. Aha, Pastor Peter, banza usuhuza abakurikirana Menya Vuba TV. Mwiriwe neza abakurikirana Menya Vuba TV, amahoro y'Imana bane namwe kandi Yesu akomeze asingizwe mu isi no mu ijuru. Amen. Aha, niba rero utarakora subscribe ngukore no kunzogera iri ku ruhande, urimo uracikwa kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Pastor Peter, hari ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza cyangwa se ugasanga umuntu agukoreye nk'ikosa runaka, aho kugira ngo akubwire ati mbabarira cyangwa se ace bugufa akubwira ati ndakosheje, akaba arakubwiye ati ushaka gukora ibyiza cyangwa se nshaka gukora ibyiza, ibibi bikantangira imbere. Ese icyo kintu wakivugaho iki kw'abakristo muri rusange cyangwa se abantu muri rusange bitwaza iryo jambo bakoresheje Bibiliya? Okay, muri ibihe tugezemo ni ibihe bya nyuma. Okay, nuko byahoze na mbere niko byahozeho ko abantu bajyana ikibazo nihabeho guca bugufi, nihabeho guca bugufi ngo basabe imbabazi. Ariko ikibyica byose nuko ijambo ritaba riri muri bo. Buriya ijambo riri muri wowe mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bwo kwizera, iyo ukoze ikosa ukwiriye guca bugufi ugasaba mugenzi wawe imbabazi. Nubwo byanditse gutyo ngo muri Bible, Paulo ni wabivuze ngo ngerageza gukora neza ibi bikananga imbere. We yashaka kubivuga nk'umuntu, ariko mu by'ukuri ntabwo byakwiriye yuko iyo ukoreye umuntu ikintu kibi udakwiriye kumusaba imbabazi, kuko ikintu cya mbere wakigora no guca bugufi. Kandi guca bugufi tubiheshwa no kwizera Umwami Yesu Kristo, sibyo? Nibyo biduha ko kumva yuko duciye bugufi, na hahandi twakoze icyaha cyangwa nahandi twakoze gukosereza umuntu cyangwa handi twabangamiye mugenzi wacu tukamusaba imbabazi. Niho hari rya tegeko gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Okay. Aha, urakoze cyane ku gisubizo cyiza umpaye. Ikindi kintu cya kabiri nkunze kugenda nsoma muri Bible cyane, hari ijambo rivuga ko ni mu isezerano rishya ndakeka Paulo yavuze muri amwe mu mabaruwa yandikiye abantu bagiye batandukanye. Hari ahantu yavuze ati twabonye Kristo ku musaraba turakira, nk'uko yabigereranyaga nk'igihe Abayisiraheli bari mu butayu, nuko inzoka zikatangira kubaruma, nuko Imana ibwira Musa iti fata igiti umanikeho inzoka, uzajya kireba azajya ahita akira. Ari byo bigereranywa nk'uko ikintu cyose kigiye ku musaraba kiba ari ikivume. Ese icyo kintu bakivuga hiki? Twabonye Kristo ku musaraba turakira. Ubundi nk'uko bisobanuye, buri nkaho wari ubisobanuye byose wari ubishubije. Mu isezerano rya kera igihe Abisirayeli bari mu butayu bari kwitotombera uburyo Imana ari kubagerageza, baje guhura n'ibigeragezo byo kugira gute by'uko inzoka zibarya, sibyo? Bagatangira kugira ibibazo bitandukanye n'ibiki byose. Nuko Imana ibwira Mose kugira ngo abantu bakire, fata igiti uhambire inzoka, sibyo? Uyirebaho arakira. Abisirayeli bakababwira reka kureba ku musaraba ni ikivume, sibyo? Ariko wagerageje kurebaho gutya gusa yahita agakira, agahaguruka agahimbaza Imana. Nibyo bisobanura aka kanya ari we Yesu Kristo Umwami wacu. Yesu Kristo aza mu isi yatambwe ku musaraba, uwarebye igihe akareba ku musaraba agapfana nawe,
akamwizera ko ari umucunguzi we, akazukana nawe, yarakize, akira burundu, ubugingo buhoraho bwe burarokoka. Ubugingo bwe burarokoka, ahabwa ubugingo buhoraho, yongera kwitwa umwana w'Imana. Niyo mpamvu just kureba ku musaraba nibyo byadukijije gusa, kwizera ari umwami Yesu Kristo no byadukijije, niyo byaduhaye kongera kwitwa abana b'Imana. Ariko mu buryo bwo kumva yuko kureba just ku musaraba bitagukiza, ntabwo ushobora kwizera, nta nubwo ushobora guhabwa ubugingo, ukwiriye kuba umwana urimbuka. Niyo mpamvu kureba ku musaraba nibyo byadukijije byonyine, nta kindi Imana yitayeho, kwizera uwo yatumye gusa. Thank you Pastor Peter. Abakurikirana Menya Vuba TV, icyo kintu uragisobanuye koko nkeka ko nabo biri kubinjira. Haba abantu badukurikiye bari muri Amerika, abantu badukurikiye bari muri Canada, abantu badukurikiye bari Belgique, kwisi hose muri rusange. Icyo kintu rwose ukivuze mu buryo bwiza, ariyo mpamvu koko Pastor Peter waziye igihe. Ikintu cya gatatu nshaka kukubazaho ari nacyo cya nyuma twanzura twirukanka, ndabizi ko ufite ibintu byinshi byo gukora, ufite gahunda nyinshi zo gukora, ibwiriza butumwa ahantu hagiye hatandukanye. Ikintu cya gatatu ni iki wabwira urubyiruko muri rusange rwiyahuza ibiyobyabwenge, ruri kunywa amayoga? Ese urwo rubyiruko ni gute rwazakira Kristo? Ni gute mbese gira icyo ubwira urubyiruko mu buryo bwo kuba rwakwakira Kristo vuba vuba kugira ngo rurokoke, ruzabone ubugingo buhoraho? Urubyiruko mwese mukurikirana Menya Vuba TV n'abandi bose muzahura nabo, icyo nabagiraho inama nuko ikintu cya mbere gihesha umunezero ni ukumenya ijambo riri muri iki gitabo. Ijambo ni ijambo ry'ukuri, kandi ni ijambo rikiza, ribohora umutima, rikahobora n'ubugingo. Ni ukuvuga rero urubyiruko mwese ndabifuriza yuko mwamenya Kristo, mwamenya inzira y'ukuri n'ubugingo, ari we mwami Yesu Kristo, ari utugeza ku Mana, ukitwa umwana w'Imana, ukababarirwa, ugahabwa ubugingo buhoraho. Naguciye mu ijambo, urubyiruko ruritinya, rurabona rwararenze, amazi yararenze inkombe. Ntabwo imbabazi ziracyahari ku Mana, kandi Imana ikunda abanyabyaha, kandi Imana igihe cyose irakwakira ikakwakira nk'umwana wayo. Ikisigaye ahubwo nuko abo duhuje kwizera, abakozi b'Imana b'ukuri, bavuga ijambo ry'ukuri ribohora, ari we mwami Yesu Kristo, kugira ngo n'abandi bose bari bameze nk'abihebye babohorwe, babohoshejwe n'ijambo ry'umwami Yesu Kristo, ridukiza, rikatugeza ku Mana, tugahabwa ubugingo buhoraho. Thank you very much. Aka ni ka gace kahariwe ijambo ry'Imana kuri Menya Vuba TV. Pastor Peter, ikintu wabwira sezera abantu, ugire n'ijambo rya nyuma ritarenze amasegonda makeya usezera abakurikirana Menya Vuba TV. Murakoze cyane, nishimiye kongera guhura namwe. Burya iyo Imana iduhaye umunsi wari umunsi w'umunezero, kuko kubaho ufite ubugingo buhoraho, kubaho ufite agakiza ku mwami Yesu Kristo, ni ibintu byiza bitagira uko wabigereranya. Bakristo bavandimwe, ndabashimiye kuba mwakurikiranye Menya Vuba TV. Mukomeze mukande subscribe, mukande kunzogera, mukomeze mukurikirane ibiganiro bitandukanye, kandi turabizeza ko Imana nibishaka tuzongera. Imana ibarinde, amahoro y'Imana abane namwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Reka rero tubabwire ati ubutaha nyine tuzagenda tuguma tubagezaho iri jambo ry'Imana ryubaka sosiyete nyarwanda, ryubaka diaspora nyarwanda, ryubaka abantu bose ku isi muri rusange, bityo twese tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Muhorana nande na Bukarif, tuguma dushimira Pastor Peter azongere yitabire nk'uko bisanzwe ikiganiro ahora cishaho kivuga butumwa. Imana nibishaka azajya guma aduhereza kuri ibyo byiza koko by'ijambo ry'Imana. Reka rero